Ibarura igice cya 16. Kora na Datani na Biramu bagoma. Umulevi witwa Kora mwene Yisehari wo mu nzu ya Kehati yifatanyije n'abarubeni batatu aribo Datani na Biramu bene Eliyabu na Oni mwene Pereti, bagomera Musa bashyigikiwe n'abatware 250. Abo batware bari birangirire bakaba n'intumwa z'amakoraniro y'Abisiraheli. Bishyize hamwe basanga Musa na Aroni, barababwira bati mukabije kwishyira hejuru y'abandi Bisiraheli. Kwese turabaziranenge kandi Uhoraho ari kumwe natwe twese. Musa yumvise ayo magambo yikubita hasi, hanyuma abwira Kora nawe wafatanyije ati ejo mu gitondo Uhoraho azatumenyesha abo yahisemo kwiyegereza n'abaziranenge abaribo. Wowe Kora nawe mufatanyije mutegura ibyotezo. Ejo muzashyiremo amakara yaka kugira ngo mwosereze umubavu imbere y'ihema ry'Uhoraho. Ubwo rero Uhoraho azatwereka abaziranenge abaribo. Musa abwira Kora n'Abalevi bamushyigikiye ati mw'Abalevi mwe nimwumve, nimwe mukabije kwishyira hejuru. Dore Uhoraho Imana y'Abisiraheli yarabarobanuye arabiyegereza kugira ngo mukore imirimo yerekeye ihema rye kandi muhagararire Abisiraheli munabakorere. Mbese ibyo ntibibahagije? Uhoraho yabahaye icyo cyubahiro cyose, none murarikiye no kuba batambyi. Iyo mwitotombe Aroni muba mwigometse ku Uhoraho. Musa atumiza Datani na Biramu bene Eliyabu, ariko banga kwitaba, bati ibyo wadukoreye birahagije. Wadukuye mu gihugu cya Misiri gitemba amata n'ubuki kugira ngo dushirire mu butayu, none urashaka no kudutegekesha igitugu. Ntabwo watujyanye muri cya gihugu gitemba amata n'ubuki, nta n'isambu n'imwe waduhayeho 8. Ese wibwira ko tutabibona? Ntabwo tukwitaba. Musa ararakara cyane maze abwira Uhoraho ati ntuzemere imibavu bazakosereza. Nta kintu nigeze mbaka habe n'indogobe, kandi nta numwe muri bo nahemukiye. Nuko Musa akomeza kubwira Kora ati wowe nawe mufatanyije ejo muzaze ku ihema ry'Uhoraho. Aroni nawe azaba ahari. Wowe na Aroni muzaza n'ibyotezo byo kosereza Uhoraho umubavu, na babandi 250 baza n'ibyabo. Bukeye buri muntu afata icyotezo ashyiramo amakara yaka n'umubavu, bahagarara imbere y'ihema ry'ibonaniro hamwe na Musa na Aroni. Kora yari yakoranyije Abisiraheli bose maze babona ikuzo ry'Uhoraho. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati nimwigireyo ndimburire ikoraniro nonaha. Musa na Aroni bikubita hasi maze barasenga bati Mana, ni wowe ubeshaho abo waremye. Mbese wabarimbura bose kandi bose bataracumuye? Uhoraho abwira Musa ati tegeka Abisiraheli bave hafi y'amahema ya Kora na Datani na Biramu. Musa arahaguruka ajya ku mahema ya Datani na Biramu, abakuru b'Abisiraheli baramukurikira. Abwira Abisiraheli ati nimuve hafi y'amahema y'aba bagome, ntimugire ikintu cyabo mukoraho kugira ngo namwe mudapfa muzize ibyaha byabo. Nuko bava hafi y'amahema ya Kora na Datani na Biramu. Datani na Biramu basohoka mu mahema yabo, bahagarara imbere yayo hamwe n'abagore babo n'abana babo. Musa abwira abari aho ati sijye wiyemeje gukora ibyo nkora, ahubwo n'Uhoraho wabinshinze. Dore ikigiye kubibemeza. Bariya abantu nibapfa urupfu rusanzwe, ntabwo ari Uhoraho uba yarantumye. Ariko Uhoraho nakora igitangaza, ubutaka bukasama bukabamira, bo n'ibyabo byose bakajya ikuzimu bakiri bazima, mumenye ko batutse Uhoraho. Musa akimara kuvuga atyo, ubutaka busadukira munsi ya Datani na Biramu, maze bubamirana n'ababo kimwe n'abo kwa Kora n'ibyabo byose. Nuko barigita ikuzimu bakiri bazima bajyana n'ibyabo byose, ubutaka bubarengaho barimbukira mu ruhame. Abisiraheli bose bari aho bumvise bataka barahunga, bavuga bati duhunge natwe ubutaka butatumira. Naho babagabo 250 bosaga imibavu, Uhoraho yohereje umuriro urabakongora.